Ya twongeye kubaha ikaze rero bakunzi ba Futures Net 7 tubaha amakuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino muri Afurika, mu Rwanda ndetse n'i Burayi ndetse n'ahandi hagiye atandukanye. Kuri uyu munsi rero turi kumwe n'umwe mu bagabo bazwi cyane mu gakinjiro ka Gisozi ndetse azwi cyane no ku zindi mbuga nkoranyambaga kuri social media hirya no hino. Ni umugabo bakunze kwitwa Noriega. Yes. Yeah. Noriega, tuguhaye ikaze. Murakoze. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Yes, watangiye ubwira abadukurikiye abantu benshi bazi ko yitwa Noriega ariko hari andi mazina kuri kose ababyeyi bakwise. Yes, amazina yishwe n'ababyeyi banyita Niyonsenga Emmanuel, naje gukura nyigize imyaka 10 nza kumva Niyonsenga Emmanuel karya bakristo. Ndavuga ati ribere igihe hirye nza kwitwa n'abandi bantu babonye ko mfite ubushobozi nk'ibyo izina dirindi zina nakitwa banyita Emmanuel Noriega. Noriega. No kuvuga amazina yamenye ufite imyaka 10. Yeah. Kubera icyo wamenye ufite imyaka 10 kandi mukaba tuzi ko umwana yitwa izina akimara kuvuka. Ni kwiyamina n'ububasha nari mfite kuko nagaragaraga nk'umuntu udakwiriye n'izina banyitaga Niyonsenga Emmanuel. Ni kuvuga ngo ufite ku kwezi kumwe ufite umunsi umwe ukimara kuvuka kugera ku mwaka wuje imyaka 10 cyo gihe witwaga nde? Niyonsenga Emmanuel. Ya urumva ko ufite amazina rero. Yes. Urakoze cyane ati nitwa Niyonsenga Emmanuel. Hanyuma abadukurikiye benshi cyane bamwe barakuzi harimo n'abandi bagiye kukubona bwa mbere bashaka guhita bavuga ati uriya mugabo cyangwa se uriya musore Noriega aturuka he, avuka mu kahe karere, mu yihe ntara, yageze i Kigali gute? So nakoze nitwa naturutse mu karere ka Ngoma umurenge wa Zaza intara y'Iburasirazuba. Ko ninjiye muri Kigali ninjiye nkurikira nje kuri babene wacu kigaragara nize na hano Kabuguniga na hano mu Gasave. Yes. Ariko ishuri za kunanira tu kubera amafaranga ya hano mu gakinjiro. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ubwo wigaga n'ubwo warivaga mu ijuru ubwo wavaga mu ishuri? Nari mfite imyaka 15. Ko naje kuva ku ishuri nishije nkuze tu. Wumvise ukuze uva mu ishuri? Ya, iyo umuntu akuze ubundi mu muco nyarwanda tuzi ko abavuye waba agiye gushinga urugo rwe. Ese wavuye mu ishuri ujya gukora iki? Navuye mu ishuri nza nize ibintu bya electrode cyangwa ibya arike busuderi tu. Wize ibintu bigendanye n'ubusuderi? Kigere wari mu ishuri ntabwo wari wararivuye. Ni kuvuga ngo ahubwo wavuye mu mashuri asanzwe aya ngaya tuzi nk'uburezi bw'imyaka 12 hanyuma wowe ujya kwiga imyuga. Aha. Hanyuma hari inkuru nyinshi zagiye zicicikana ku mbuga nkoranyambaga bamwe bavuga ngo uriya musore cyangwa se uriya mugabo yarafunzwe abandi bati nukubeshya ntabwo yagize afungwa. Ese watubwiza ukuri koko waba warigeze ufungwa? So byo bababwiye n'ukuri isi ikinyoma. Kuko bwa mbere nyifungwa nafunzwe ahantu y'injyanye mere kwa muganga baza kuhatwarira igare ariko uwaritwaye nge nabonye suza umuntu nabonye bari kumwe ariko biza kuba ngombwa kongera mu kagari. Ubwo baze bambaza kwa muganga uti nimba utwaye igare yari hano ntatangaje umukobwa karura umukobwa nabonye umuntu baziranye kaya mu mwerekana ndafungwa ariko nafunzwe amasaha. Yes, urakoze cyane. Hanyuma utubwiye ko wafunzwe uzira iki? Utubwiye iby'igare kandi twe tuvuze iby'igifungo biraducanga dukuki ntabwo barimo kubasha kumenya iryo gare ryazanye igifungo gute? Iryo gari bwari uburyo bushoboye kuba bambaza uti umuntu ubonye utwaye iri gari watwereka haba. Narabwenekanye kandi igare riraboneka. Yego. Yes. Hanyuma muri uko kuvuga ngo igare riraboneka waje kwisanga muri gereza gute? Haje kwisanga mu kagari mbazwa ibyo mbazwa ngirwa umwere ndataha. Aha. Ni ukuvuga ngo waje kugirwa umwere uva mu kagari urataha. Hanyuma ibigendanye n'igifungo kiri hejuru y'umwaka waba arafunzwe byaba ari byo cyangwa nibihuha? Nibyo. Aha, aho rero wafunzwe gute? Duha ishusho y'uburyo wagiye muri gereza n'icyo waziraga icyo gihe. So hari mu kwa karindwi hari hagwaga imvura imeza uruteme rw'amasaka. Aha, mu kwa karindwi mu mwaka wa ryari? Mu mwaka 2017. Mu mwaka wa 2017 nibwo waje gufunga. Aha, wafashwe ute? Bagusanze he? Bagushinjaga iki? So urakoze nabaga ku Kinyoni ubwo naze kubasa kuri by'imagera nsanga abantu banywa ikibisi yojya bwenge cyo kanyanga. Kanyanga. So ndayinywa nibwo naje gufatwa
ariko kugira mfatwe ngutyo si uko byabaye ngutyo bucya hagwaga imvura nibwo naje kurota yuko banshyizeho ipingu nza gucika umuntu wumfashe nkanjye yaramfata nibwo byaje kumva ndavuga ati n'ibyo kibazo kimbayeho reka ndebe ikibyihishe inyuma ndebe ikingaragaraho niba ari ugufungwa niba koko kifatamwe sinyizi urugero uti naje kubirota nza kurota nambaye ipingu nza kurivamo uravatekanye ngerageze ndebe koko nimba inzozi zaba impamo nuvuga ngo wagiye kunywa kanyanga ushaka kugira ngo ugerageze inzozi zawe uze kureba ko bashaka kuza kugufata byaje kuba impamo rero baje kugufata bagufatanye n'abantu bangahe icyo gihe hanyuma wageze muri gereza gute washinjwe ibihe byaha kuko hari ukuntu ushobora kuba wafatwa uzi ko wakoze icyaha kimwe ariko wajya muri gereza ugasanga bavuze ko ari nk'ibyaha bitanu kuko hari ukuntu ushobora gukora icyaha kimwe kivunjemo ibyaha byinshi noneho wageramo wasanga bagusoma ibyaha bitanu kandi uzi ko wakoze kimwe ukaba uzi ko bakurenganyije ariko nyamara hari amategeko yubahirijwe icyo gihe wowe bakubwiye ko bagushinja iki byabandikaga ni ukuri bamfatanye ikiyobyabwenge cya kanyanga yego gifatanywa n'umugore umwe wanjye bita Bangana bose Jose yes wagifatanywe n'umugore wawe ni ukuvuga ngo wari ufite umugore cyangwa yari ihabara ryawe niko twabivuga yari uwanjye neza kuko dufitanye n'umuhungu mukuru ufite imyaka 5 ni ukuvuga ngo mwarabanaga mu rugo se twabanaga neza gutya ntabwo mwabanaga neza gutya ni ukuvuga nyine waragendaga nyine mukiyeranja mukitoreraho yitwa ko ari uwanjye yes birumvikana okay urakoze cyane baje kubasanga muri kumwe mwaje kujyana muri gereza mwembi rero naje uko kira gicamunsi naje gutaha nsanga yasinze afite abakiriye nibwo fande bita Banzingiki arubwo yazaga aza amfata ambaza uti tugiye tugusaku wawe ubwo badusanganaga umuzigo bita kanyanga amajerekani 7 n'igice turatwarwa tugezwa kuri sitasiyo y'Ikarama ariko uburyo twatwaye kuri sitasiyo y'Ikarama nirabishima nawankozeho nawatubangamiye twabajijwe n'umushinjacyaha igira ibyo dushinza aribwo baje ko imyaka 7 ariko twaje kurekurwa neza ngewe naje gukora uburoko bw'imyaka naraburanye ndagenda njye mu Rwimageragere ariko ubu ngubu nta kibazo nge naje gukora uburoko bw'umwaka 1 n'igice nza kurekurwa kubera amahirwe n'imbabazi nyakubahwa Repubulika Paul Kagame yatugiriye urakoze cyane uragira uti ndashima leta yacu kubera yuko nafatanywe ibiyobyabwenge sinabihakana ndumva ari bwo buryo rugiye kubivugamo hanyuma nkora igihano ngikora neza baransohora none nagira ngo ngire ikintu kimwe nkubaza ubuzima bwawe bwari bwifashe gute uri muri gereza icyo gihe wahabonye gute hari hatandukanye gute no hanze wari usanzwe ubayeho wari usanzwe wisanzura wahabonye gute muri gereza ubuzima bwawe bumeze gute buriya nubwo bajya baririmba ngo ndi ku ishuri ni ukuri buriya gereza ni ishuri ni ukuri ko imyitwarire ifite mu gihugu muri kiriya gihe uburyo naje abavandimwe wanjye ko uburyo bamfashe babonye yuko rwose nsa nkaho naba ni na pasiteri mu rusengero kuko basanze rwose nanjye ubwanjye barambumye baravuga ati se kuko ni wowe ko nagenda ahugurwa nanagororwa umuntu mwiza wemewe n'igihugu ubu ngubu nduzuye uragira utundi umwana mwiza mene igihugu igihe cyose cyagukenerera nawe wagikorera kandi undi urimo uragikorera none nagira ngo nkubaze nyuma y'uko uvuye muri gereza ese kugeza ubu ngubu ntabwo urongera gusoma kuri Kakanyanga noneho hari ukuntu ushobora kuba utakongera kujya ahantu mu ruhame ariko wenda ukabuza ahantu bayicuruza ukabuza ahantu bashaka kuba bayicuruza mu buryo bw'amagendo ntabwo urongera kuba urakoze niyo nabwirwa yuko umuntu yicuruza namubwira ati ibyo bintu ukora si byo bireka kuko ibi bintu biharwa n'igihugu kandi abanyarwanda ubiha ntibibica ntabwo ari biteza igihugu imbere hanyuma icyo ngicyo wenda reka tukiveho kijyana n'ubuzima bwawe kenshi bwo muri gereza warafunzwe ufungwa umwaka wose urenga urasohoka umaze gusohoka umugore wawe wongeye kumusanga usanga akiri wa wundi ntabwo yaba yaragiye mu bandi bagabo cyangwa se ngo abandi bamubyareho umwana wasanze we abayeho gute mu buzima bwo hanze no mu buzima bwo mu kindi gihugu wari uvuyemo sawa urakoze umugore wanjye twarajyanye sinamusize
Mwagiye muri gereza? Ubwo namutayeyo. Muri gereza? Yeah, prison okay, nuva mwarafunganywe? Yes. We yasigayeyo? Yeah. Aha. Hanyuma ubu ngubu aracyari muri gereza? Aracyarimo ubu n'ubu isayi niyo aracyarimo. Wagize uti ni umugore wanjye nubwo tutabanaga ariko narazaga wenda nkarara yese nk'umuntu twabyaranye. Mufitanye umwana ungana gute? Umwana w'imyaka 5. Kugeza ubu umwana abaye hate, ari kumwe na nyina muri gereza cyangwa se ari hanze mu muryango? Umuhungu wanjye bamwita Emmanuel Mayuweda. Yes. Namubyaye icyo bita baramuvandimwe wacu muri Amerika, nicyo gihe yaratwaye etape akubita uriya muzungu itamwitirira izina, nibwo umwana wanjye yavutse mwita Emmanuel Mayuweda. Yes. Uti wa muvandimwe wacu wo muri Amerika sinzi ushatse ni George nimo kuvuga? Uriya mwirabura weje bundi bishe bamutsikamiye. Ni urimo kuvuga? Ari umutera kofi. Okay. Yeah, uriya wakoze impanuka? Yes, urakoze cyane. Hanyuma umwana ubu ngubu aherereye he? Umwana Stramutaro anaguretera muduha aracyari mageragere. Umwana nawe ari mageragere arimo kwitabwaho na leta kubera yuko akiri kumwe na mama we. Yes, igihe kizagera bamushyikirize famille. Mama yujuje imyaka 7. Yujuje imyaka 7. Ni ukuvuga ngo arimo aritabwaho na leta. Yes. Aha, hanyuma urakoze cyane Noriega, hari ikintu kimwe nshaka kukubaza. Umaze kuva muri gereza, umudamu wawe umusizemo, umwana ari kumwe na mama we, wowe uri hanze, ni iki urimo gutekereza ku bungubu? Wumva urimo gutekereza iki? Wumva ubaye ufite nk'amahirwe yo kuba wamukuzamo igihe kitari cyagera cyangwa se wamureka akagororwa? So yabanza kuko iyo bagukatiye nka kuriya perezida w'urukiko avuze ati mwanzuriye kuri dosiye yiwe y'icyaha yakoze, mukatiye igifungo kingana ngurya na ngurya. Niba njye nagize amahirwe nakatirwa kuriya nkagira amahirwe perezida wa repubulika akangirira imbabazi nararekuwe. Ariko buriya we ntoshe kugirirwa imbabazi cyangwa bikangumwe karangiza uburoko bwe akaza kansanga namuteguriye neza nta kibazo. Umwana nawe ndi kumuhigira nta kibazo, nize yuko uburyo igihugu naje kikamfata ari nako nawe uzakira famille zamusotse bangezeho. Yes, hano mu gihugu. Urakoze cyane Noriega. Hanyuma hari akabazo kamwe cyangwa se nka tubiri nshaka kukubaza. Kugeza ubu ngubu kuva watandukana n'umudamu wawe, mutandukanywe n'ibyaha mwagiye mukora, leta ikabahana ikabashyira hariya kugira ngo ijye kubagorora, kugeza ubu ngubu nta wundi mukobwa mwamuri kumwe? So urakoze. Buriya ntabwo byabura umubiri n'umubiri. Yes, mvuze ko hari umukobwa mwamuri kumwe ati ntabwo byabura umubiri n'umubiri, kandi uvuze umubiri tutatwumvamo ibindi. Ni ukuvuga ngo kuvuye muri gereza waba ukoze nk'imibonano mpuzabitsina kangahe byibura ugereranije nk'ishusho kuba wibuka? Ndabizi ko abahungu kenshi ntabwo bakunze kubeshya, kereka wenda nk'igitsina gore nicyo gikunze gusa nkaho kibeshya, ariko waba ukoze nk'imibonano mpuzabitsina inshuro zingahe kuva uvuye muri gereza? Sinabeshya Imana yazanshinza imbere ye cyangwa ikabimwereka. Narabikoze inshuro 5. Wabikoze inshuro 5? Yes. Waba warabikoze n'abantu bangahe? Umuntu umwe niwe wabikoze izo inshuro 5 zose? Yes, urakoze cyane, utubwije ukuri, ni ikintu abantu benshi badakunze kubwiza abandi kuri. Hanyuma kubigendanye wenda n'ikiyobyabwenge cyangwa se ikintu cyose, iyo tuvuga ikiyobyabwenge ntago tuba tuvuga itabi, ntago tuba tuvuga urumogi nyine mu itabi cyangwa se kanyanga n'ibindi. Ni ikihe kintu ushobora kuba unywa muri wowe kikaba cyaguca intege cyangwa kikaba cyatuma wenda utubwenge kuri ubu ngubu? Yes, ngewe ubu ngubu ngerageza kuri raji y'igisheke bakorera hano hirya, mbasha gufata nguwe neza, nkatekereza ku muryango wanjye utigitira uburyo umunsi uzazira gusasana ameze neza. Yes, ni cyo kiyobyabwenge waranyweye uvuye muri gereza ukumva nanone kibaye kibi kuri wowe bigatuma usa nkaho ukireka ukibuka bya bindi wazize? So ni cyo kimwe naje gufata ariko ni bonde 7. Aha, hanyuma ikintu kigendanye n'urumogi cyo ugitekerezaho iki? Waba warakinywa inshuro zingahe? So nko ku rumogi ahantu igihe abantu basiga baruhanishaho n'urunywa cyangwa umuvandimwe mwanya umbwira ko arunywa, umubwira ko ibyo bintu yabireka kuko
barugufatanye ni burundu cyangwa imyaka 25. Yes, 25. Yes. Yes. Wabara unwe inshuro zingahe wenda nimba wibuka? So tugarutse kuri cya gihe nari nkiga ya n'ishuri yatumye n'ishuri. Minuva ngo mbere yuko ufungwa wararunweyeho. Nari narunweye. Inshuro zingahe? Mwaka n'igice. Mwaka n'igice. Okay. Wow, impamvu mvuze wawo nuko wagize amahirwe yo kurureka. Ntago mvuze wawo kuko warunweye. Kuko ni ikiyobyabwenge, ni ikintu gishobora kuba cyatuma utakaza indangagaciro, bigatuma iby'igihugu cyakubonagamo bisa nkaho bitakara. Kandi ukuvuga ngo ko umuntu akoresha ibiyobyabwenge cyangwa se n'ibindi bintu byose bishobora gutuma mbega utagaragara neza muri societe nyarwanda. Ibyo byose ni ingaruka ku gihugu, ko ntabwo igihugu kiba gifite abantu bazagiye gukora mu gihe kizaza. Yes, urakoze cyane rero muvandimwe kubuduhaye amakuru. Ngira ngo ari twasoza tukubaza ese ni izihe nama ni iki wabwira urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge muri iki gihe, ari abanywa itabi, ari abanywa ibyo biyobyabwenge bishobora kuba byengwa? Ni iki kintu wabwira urubyiruko kuri iki? Urakoze, ndakangurira urubyiruko kurubuza ko biriya biyobyabwenge banywa ntibigutesha igihe n'umwanya wo kugira ngo witekerezeho usanga uri guta iminsi cyangwa igihe. Yes. So ndimagina yuko umuntu wese wakoresha kiriya kiyobyabwenge bita urumogi cyangwa akanyanga, akiretse tukubaka igihugu cyacu cyatera imbere kurushaho. Yes. Cyatera imbere kurushaho. Hanyuma hari akabazo k'amatsiko nshatse kukubaza mbere ko nza kuguha umwanya wo kugira icyo bwira abakunzi bawe. Nagira ngo nkwibarize, ese waba uheruka gufata nk'ikisindisha nka ryari nko muri iki cyumweru? So kwa mbere nibwo nagize ikibazo, mwere wanjye yari hano hashika hano ku Muhima nibwo byaje kuba ngombwa yuko imvayo ndebye uko ameze, ndavuga ati ubwo naje gufata yabwo ni severe na kufiye cy'ibyabwenge anyinyweye, ariko ku munsi waho narikose ndavuga ati niba ari ikosa ribaye ndikosore, ariko buriya ntabwo bizongera ko urabona umunsi ushize ntabwo wongeye. Yes, ni ukuvuga ngo n'ubu ngubu kuva mu gitondo nta n'amazi wanyweye? Amazi nayanyweye kuko amazi ningira umumaro mu mubiri w'umuntu. Ariko nta kayoga wanyweye? Ntako. Hanyuma ndagira ngo tugushimire kandi byimaze kubw'uyu mwanya wawe, hanyuma ko twaguha byibuze umunota umwe cyangwa se 2 ukaba wagira ikintu ubwira abakunzi bawe. So abakunzi banje mu ndebe rwose nta kibazo na kimwe, uko nje ko mwari munzinje narisubiyeho, nariyubatse, ntibayita Emmanuel Nuriyega, umuhungu wa nyamwita Emmanuel Mayuweda. So naribi rwose kandi mujye munkurikira ku nkoranyambaga mu ndebe, nanjye nari imbere nk'abandi basitari, ariko nta kibazo rwose, Imana irahumugisha. Yes, urakoze cyane. Hari umuntu umwe utwandikiye ubutumwa bugufi, atwa tuzi ko turanje ikiganiro, aratubwira ngo tukubaze ngo Minisitiri w'Intebe ngo yaba yitwa nde? Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. So ndaza kureba neza, ndaje nzamukubwira. Yes, ubutumwa bwo ni bwinshi, timo turabona abakunzi bacu bari mu ntara y'Iburasirazuba uvuka benshi, ndabona aribo bagiye batwandikira ubutumwa. Hari n'utubajara bati mu mutubarize, ati yagize amahirwe yo gukandagira mu ishuri, ati yarize, ati yagarukiye mu wakangahe? So nagarukiye mu wa 2 segonderi. Undi yatwandikiye ubutumwa bugufi, aratubaza ngo nitumubaze ijambo NEPAD ngo ryari risobanuye iki, ati koko umwana urangije muri primaire iryo jambo ararize. NEPAD? Yego. So ni Igifaransa cyangwa ni English? Okay, ndatekereza ari French, ntabwo ari Igifaransa. English. Yeah. Ni French. So ushaka kubivuga, okay, reka nkosore gatoya nagira ngo dutere urwenya. Ni ushaka kubivuga mu Gifaransa cyangwa se mu Cyongereza, ariko iryo jambo NEPAD warivuga mu Cyongereza, ko riri mu Cyongereza. Ni mu Cyongereza. Yes. Gerageza gusa nkaho urirambura uvuge icyo rivuze. Icyo rivuze rero ugusimeze neza na Rwenjine kibite njine. Yes, urakoze cyane. Hanyuma hari n'undi twandika ubutumwa yatubaza ngo umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru ngo yitwa nde? Bamwita
n'uwo baherutse gukuraho bakongera kamusubizaho, perezida wa repubulika amugira imbabazi yongera amusubizaho, nawe nzamwibuka ejo. Twakubaza mu mazina 3 ukamuhitamo. Yes. Ni bose ni bamwe Aime? Yaba yitwa bose ni bamwe Aime? Yaba yitwa Uwizeyimana Gatabazi? Yaba yitwa Pierre Damien? So ni Pierre Damien. Ni Pierre Damien. Yes. Umuyobozi w'intara y'amajyaruguru yitwa Pierre Damien. Yes. Aha, natwe tuzaza gukosora nyuma. Hanyuma hari undi utubajije aratubaza ngo ese uwo mugabo cyangwa se uwo musore yaba afite ubwishingizi bwo kwivuza? So ubwishingizi ngiye gutangirwa n'uwacu ko nafata icyiciro, ariko ubu ngubu ubwishingizi ndabufite. Ubwishingizi urabufite? Yes. Hari n'undi utubajije ngo ni izihe nzozi ushobora kuba ufite? Ese ufite izihe nzozi urimo? Okay, ufite iyihe ntumbero? Ejo hawe urahabona gute? Ni ikihe kintu urimo kubaka cyawe cy'ejo hazaza? So sawa, murakoze. Ejo hanjye hazaza ndahateganya yuko ubu ngubu ndashaka kugura imashini isudira, nkagura na makita, iriya mashini ikata ibyuma, nkagura na pense sudi, nsudira umwuga wanjye kuko mfite seritifika y'ubusuderi. Urumva, ndetse biriya bintu byose najyagamo gucuruza za kanyanga, umugore wanjye agasanga nariyubatse, nanjye ubwanjye ruriya rugi dufite rw'imbaho tukarukuramo tugashyiramo mitarike, yanjye nkamubwira ati uru ni urugi rwanjye nakoze. Yes, urakoze cyane. Ngira ngo tubwiye zimwe mu ntumbero ushobora kuba ufite. Ibyo ngibyo nibyo uzakora. Hanyuma urifuza kugera he? Ninde mu star cyangwa se ninde muntu ushobora kuba yarubatse izina hano mu Rwanda cyangwa se muri Afurika cyangwa i Burayi, ufite amafaranga uvuga ati ngenda ndashaka kuzaba nka runaka kandi ibintu byanga byakunda nkazabigeraho? So urakoze, ndashaka kuziga indimi 5 nk'iza Rukaku. Nk'iza Rukaku? Yes. Aha, genda uzisobanura izo ndimi 5. Harimo Espanyol. Yes. Gifaransa. French. Yeah. Hakaba harimo n'ura rurimi. So nakubwiye na Rwenjine nza gusubiza ejo, nditeguye ejo kugusubiza. Uragiye ati na Rwenjine sinabasha kuvuga. Urakoze cyane. Ntacyo mu ndimi 5 uteganya kwiga, urumva arizo zabasha gutuma ukora ubucuruzi bwawe mpuzamahanga, ukaba wakwambuka imipaka, ukaba wabasha kujya gukora business ya Burayi. Yes. Hanyuma rero nagira ngo nkubaze akabazo kamwe gusa kanyuma. Uheruka gukora imibonano mpuzabitsina ryari? Kuwa gatandatu w'ukwezi gutaha. Yes. Aha, waba warikingiye cyangwa se uwo mwakoranye imibonano mpuzabitsina uramwizeye wakoreye aho ngaho? Sinamwizera, nakoresheje ishashi tu. Ukoresheje ishashi? Yes. Aha, hanyuma umaze kuyikora, ese uwo muntu mwayikoranye muracyavugana, wumva uzamusubira cyangwa se byararangiye? So burya umunyarwanda aravuga ati iyo ujarajaye byose birapfa. Nanje kujarajara kugira sinzagira ikisi nazanakaza icyizere. Ni gahunda. Ariko ubu ngubu rwose sinanamureka. Ntago wamureka? Twahanye ruhango. Mwahanye ruhango. Uragira ati umuntu twaryamanye kuwa gatandatu w'igishize ntabwo namureka, twanye igihango. Hanyuma ugize nk'amahirwe cyangwa se none cyangwa nk'umwaka nanone ukabona muri kumwe mu nzu, wamutumiye kugira ngo mwongere mukore sex cyangwa se mukore imibonano mpuzabitsina, umugore akaguhamagara ati sheri wanjye ubu mvuye muri gereza. Icyo gihe ibyo ugiye gukora wabikora, wabikomeza cyangwa se wamwirukana? So uri umuntu uvuye hariya bavuye ku ishuri nk'uko ubyumva koko, ariko nshaka kumubwira ati sheri, uyu muntu iyo wanyakiriye nza, urabizi umuntu wangezeho uramuzi, iyo wanyakiriye nza mwebye n'ibintu birebire twanafurishinganye. Gufurishingana ngira ngo wasobanura abatwumva. Gufurishingana ni iki? Gufurishingana ni ukora imibonano mpuzabitsina. Okay, yes. Aha, hanyuma aramutse akubwiye ati komezanya n'uwo nguwo cyangwa se uhitemo njyewe, mbega utandukane n'umwe muri bo, utandukane n'uwo nguwo cyangwa se ukomezanye cyangwa utandukane n'uwo muri gereza, wahitamo ndi muri abo ngomba ko ari babiri? Ari uwo ngo murimo kuryamana muri iyi minsi, ari n'uwo ngo uri muri gereza mwabyaranye, ninde muri bose ukunda cyane? So uwo nkunda cyane uwo ari we wese, urabona niba nkoze imibonano mpuzabitsina inshuro 5 akaba ari umwe mbikorana nawe, umudamu aje akambwira ati singushaka, umubwira ati yafashe umwana wanjye ujya hirya.
ni ukuvuga ngo uwo mwabyaranye bamushyira hirya Yes. ugakomezanya n'ako gakobwa kakiri gatoya Yes. ubu niwe ugezweho. bafite n'ibere rinjomba yo kampfumbasha numva kanjomba. niko wumva wishimye. iyi ni ukuri. Okay. Ya rero nagira ngo tugushimire kubw'uyu mwanya waduhaye, ngira ngo wagira inama urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge. Sinzi nimba hari ubutumwa ushobora kuba watanga ku bana batoya bakiri mu mashuri. So amawayiza nahakura barumuna banjye cyangwa abavandimwe banjye bareka ibiyobyabwenge tugakora igihugu kikajya imbere aho kujya kijya inyuma kikajya imbere. Ya ngira ngo bakunze ba Futures Net 7, ngira ngo mwumvishe ubuhamya bw'umuvandimwe yamaze kuduha. Ngira ngo ahari namwe mufite byinshi mwamubaza, hari urubuga mwamusangaho, cyangwa se mushaka gukurikirana ubuhamya bwe ku buryo bwimbitse mwajya mukurikirana Futures Net 7, ukajya ku rubuga rwa YouTube ukandikamo Futures, ukandikamo Net, Futures Net 7, hanyuma ukabasha gukurikirana amakuru yose uko agiye atambuka. Dufite amakuru agenda avugwa hirya no hino mu gihugu, avugwa muri Afurika ndetse n'i Burayi. Ngira ngo umuvandimwe ngira ngo twamusezeraho hanyuma akikomereza akazi. Umuvandimwe urakoze, tuguhaye umwanya muri studio yacu, igihe uzashaka kugira ibyo tubaza cyangwa se ushaka kugira amakuru menshi watanga kugira ngo abadukurikiranye bashe kumenya ubuzima bwawe, wajya nta kibazo urisanga. Nibacikanwe yuko ibyiza biri imbere kabisa. Ibyiza biri imbere. Inshallah. Namo kuko mfite n'ikindi gihe nzabaha umuhungu wanjye wundi uri Nyanza narabaha amawayiza yabo, ariko nzamubaha amawayiza yabo. Ngaho sezerera abadukurikiye ubifuriza amahoro y'Imana. Sawa, murakoze, munkurikirane neza. Njima ndi mushya ariko ewana ndabashyushya cyane. Imana inshallah ibaho umugisha. Inshallah Imana umugisha. Yes.